bafite agatambwe bateye imbere y'abantu. Nanone George yari yabanje mu kibuga ndumva yari yabanje mu kibuga dukina muri Benin bari babanje. Yego. Twakinnye gute? Ntabwo bivuze ngo hiriya kufura yateye cyangwa se ibyo yakoze agiye mu kibuga iyo akina indi minota 45 kuri match ya Libya yari kubikora. Ntabwo ari ko umupira umeze kwizigira. Nyine umukinnyi agira umunsi we. Hari performance nyinshi zitari nziza George yagize. Yego. Hari performance nyinshi zitari nziza. Nk'abantu bibuka performance ya Gelete kuri match ya Nigeria y'i Kigali. Yego. It was horrible. Yari filime y'ikikango. Yagize rezilitambi cyane, yagiye mu kibuga asimbuye. Like yagize performance yatumye abantu basohoka muri stade bavuga ngo uyu mukinnyi agaguma guhamagarwa muri equipe y'igihugu. Ariko hari indi mikino yagize mu performance nziza. Match ya Benin notamment twatsinze bibiri. Uyu ni umukinnyi dukwiye kuba dufite nka nimero 10. So birashoboka ko umukinnyi yagira performance nziza kuri match ejo akagira performance mbi. Ni inshingano z'umutoza kuvuga ngo ntabwo yampaye ibingi biri kangerageze n'uyu cyane ko nta bakinnyi dufite bari ku byapa bari mu cyumba cya Hall of Fame cy'abanyabigwi ba hatari ngo barakomeye mu maklebe yabo. None se reka nkwereke Geleta akina mu cyiciro cya kabiri mu Bubiligi, sibyo? La Louvière akina mu cyiciro cya kabiri mu Bubiligi. Uyu George akina mu cyiciro cya kabiri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yego. Bisobanuye iki? Ntabwo ari abakinnyi bari ku rwego ruhambaye. Yego. Uko baza umutoza akabereka agatambwe ku kandi niko bigenda n'ibyo akora no kuri Barafinda no kuri Ruboneka. Yego. Ntabwo ari abakinnyi bahatari kuko wenda bavukiye hanze cyangwa se bakina hanze y'u Rwanda. Ibyo umutoza yigisha Ruboneka nibyo abigisha. So ahubwo kuba hari performance bagira uyu munsi ndi eje ikaba nziza nibyo nakubwiye. Nuvuga ngo iyo urebye imikinire y'abasore b'Amavubi byanavuyemo izirezire dufite kuba dutopinze mu nyuma y'imikino. Tumaze gukina imikino 4 muri qualification z'igikombe cy'isi. Twatsinze imikino 2 ndumva twaratsinzwe umwe tunganya umwe, sibyo? Turayoboye dufite amanota 7 mu mikino 4 muri qualification z'igikombe cy'isi. Yego. Qualification z'Afcon tubonye amanota 8 tunganya n'ikipe ya kabiri igiye mu gikombe cya Afrika. Iyo urebye bakenye ukuntu umutoza abohereza mu kibuga n'ibyo bagerageza gukina na misiyo yabahaye, ha na rimwe ndabona muri campaign umukinnyi yafashe icyemezo ngo akore exploit, donc yerekana icyo bita skills, a showing off skills afite z'igitangaza. Wenda abanyarwanda batari bazi cyangwa umutoza atarazi. Umukinnyi burya iyo ufite ibintu byo kwerekana urabyerekana. Birajyana ibirimo kakansoze bameze like fatanga urabona nk'iyo gukina PlayStation. Yego. Kuri control abantu. Ni nko gufata ni nk'amarobo umutoza yohereza mu kibuga ya programye murakora ibi iteka ryose ubona bagereza gukora ibintu umutoza aberetse. Hari ubwo bibananira ubushobozi bwabo ntibihuze nibwo tugira rezilitambi. Ariko nta tangaza umutoza wavuga ngo icyo Lorenzo arimo aravuga twagihuza kubera ko nge naganiriye na coach wungirije Jimmy Mulisa yarambwiye ngo kandi n'umutoza Thorsten Spittler yabigarutseho muri interview ubwo batsindaga Benin ibitego biri kuri kimwe ni Kigali. Hari ijambo yavuze rivuga ngo twebwe ntabwo turi ikipe igendera ku bantu. Nta basitari dufite mu ikipe yacu, turakora nka ekipe, turakina nk'ikipe. Yego. Muri ekipe y'igihugu ya Benin uwambwira ngo mfate umukinnyi wabo mwiza urimo byansaba ko ari nko kumugura ngurisha abakinnyi bose mfite muri squad hagura umukinnyi mwiza uri muri ekipe y'u Benin. Petete ravuga nka Steve Munier kira muri Augsburg mu Budage. Yego. Niko kuvuga ngo abakinnyi banjye urwego rwabo ndaruzi. Icyo twe dukoresha kugira ngo dutsinde match nk'iyi ni ibintu nabandikiye mbasaba gukora. Abanyeshuri beza. Yego, bambera abana beza bakabikurikiza. Abanyeshuri beza dushobora kubona intsinzi. Naho yatinyutse aravuga ngo ntabwo turi Brazil ngo tuzatsinda match zose. Yego. Hari match tuzakina tuyitsinde ariko hari amakipe turusha tuzakina kubatsinda byange badutsinde. Uko kuri kuryana mu gutwi niko wenda kwagoye abantu kukumva ariko ubundi wibwije ukuri niko kuri. Yego. Hari n'ikindi nabo babwiraga naganira na Jimmy Mulisa icyo gihe twaganiraga ku kijyanye na match ya Benin twakiniye muri Côte d'Ivoire. Nandi kumwe nabo tuganira mbona imyitozo mbona mood turabona nibwo twari tukimara kunganya na Nigeria. Ubona abakinnyi nyine bafite forme baganira, ubona bafite icyizere kubera ko namanzi Thierry twaraganira na Capitaine Jihad kwa kundi nyine mwamwigana off mic bambwira bati kabisa iyi match turatanga nibyikubye kabiri iyo twatanze kuri match ya Nigeria. Jimmy Mulisa ndamwira ngiye ko numva mfite icyizere ko numva nizeye ko
kuri iyi match ya Benin hari resultat turi wakure. Arambwira ati nanjye niko mbibona dushingiye kuri match iheruka twakinnye na Nigeria nkurikije n'ibyo ndimo nabona mu myitozo nuko abakinnyi barimo barareponda atariko Claude ikintu kigora kiba giteye ubwoba ni kimwe ni ugukina n'ikipe uzi ko ifite elema imwe ebyiri eshatu ishobora gufata icyemezo yo ubwayo ikagutsinda igitego cyane. ati abantu baba ari very dangerous abantu bashobora kuba bafitemo elema imwe ebyiri eshatu abo kazi twavugaga abo bamuniye abo bahutonji akagira gutya umwana uvuye muri bande akareba defense ukuntu imeze agabeshya mutsinzi hano bagiye gushota agahita ari kuri shoti muri deuxième poto ati gukina n'iyo kipe biragora ati nicyo kiteye ubwoba yes birumvikana mbere yuko tuganira ku kintu kimwe nateganyaga ko turi buze gusorezaho cyo kwibaza umutoza yagakwiriye guhabwa amasezerano cyangwa n'iyaka yawe reka tubanze muri ibyo byose tubonye turabona ko umutoza yaje akadufasha akaba mastermind abakinnyi b'Amavubi tukabaha credit ko babaye abanyeshuri beza biga bagafata bagashyira mu bikorwa ibyo umutoza yaberetse iyo credit turayibahaye ariko dukosora iki way forward tuvuge kimwe bibiri hanyuma tuzasoza ikintu tugomba gukosora ni ukwirinda impatience yego donc kumva ko hari ibintu wemerewe ugomba kujya mu gikombe cya Afurika kubera ko umaze imyaka 20 utajyayo ukumva ko ari itegeko kujyayo yego hari ukubishaka hari n'ubushobozi sibyo yego ukubishaka mu makipe 24 azajya mu gikombe cya Afurika ntabwo bisobanuye ko birahita bigushyira mu makipe 24 meza muri Afurika urabishaka ariko se ufite ubushobozi yego uko umutoza yoroherejwe gukora akazi ke agahabwa abakinnyi muri abakinnyi biyongeremo nyine twavuze abagerete ba Georgia ba Kavita tutarabona mu kibuga nabo dushobora kuzabona mu minsi iri imbere hari n'abandi bishoboka ko bakongerwamo sirito aho tudafite abakinnyi beza cyane iyo urebye nk'abawinga rugangura bivuze nta bawinga beza dufite abawinga bacu ntabwo bari ku rwego rwiza pe notama barafinda Georgia guhengekaho ruboneka sometimes abamuzungu ntabwo ari urwego rw'amakarifikasiyo ya AFCON yego tubonye umwataka ntituzamubyara nonaha ariko tumubonye mwiza cyane petetere kurusha nshuti twamukoresha byafasha ariko nanone tutamubonye nukuba inyuma ya nshuti tukamumutiva tukamufasha kwiyumva nk'umwataka ukomeye nyine kuko nyine niwe dufite sibyo niwe dufite nyine ntabwo tuzamugura ntabwo turi club ngo turagura umukinnyi kipe y'igihugu nigura abakinnyi abo dufite kuba binyuma amahirwe twabona yo kugira abandi tukayakoresha icyo ni ikintu gikomeye ni ikintu gikomeye kandi gishoboka none hereye mvuga kuri wa mubano wa Ministeri na Ferwafa ndetse nk'abantu bareberera ikipe y'igihugu kuko ibyo ari byo byose nabo bakinnyi babagiye bongerwamo baba bafitemo ukuboko kuko nibo bafata icyemezo cya nyuma niyo mpamvu rero mvuga nti aba bantu bari kudufasha gushaka abakinnyi nk'uko abo ba Georgia baje nk'uko abo ba Kavita baje bakomeza bashyiramo imbaraga ariko bahabwe misiyo noneho yo gushaka nk'uko Lorenzo yabivugaga poste zikenewe yego ubwo ngubwo icyo ni igisubizo navuga cyo mu gihe kitari kirekire mu gihe nyine tukiri kuvuga duti muri qualification za mondial turebe ko twakomeza gukomanga twakomeza kugerageza ariko ne tujya gushaka igisubizo n'ubundi kirambye n'ubundi birongera bizatugarure muri grassroots n'ubundi yego bizatugarure muri youth league urumva ibyo ni ibisubizo birambye ariko igisubizo cyo mu bihe bya vuba no gukomeza gushakishiriza aho hanze tugashaka kuri izo post hanyuma kumutoza rero recommandation yego umutoza amasezerano yagiye kugera ku musozo aracyafite campaign ya CHAN aracyafite campaign ya mondial ariko amasezerano yarangira no ku kwezi umutoza w'ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi akwiriye kongerwa amasezerano cyangwa akwiriye gushimirwa agashaka undi ahubwo azarangira n'ukwezi kwa 12 recommandation nge natanga nihuta cyane of course ni umutoza mwiza wagerageje ibintu ubona byose bishoboka yego byo twamunenga birahari ariko nibyo twamushimira birahari twabivuze ntabwo nanone rero umutoza wa mbere mwiza ku isi yego nta nubwo ari mwiza muri Afurika Uganda bwazanye Paul Pitt reba ibyo bakoreye abajyanye muri AFCON yego babura imikino ibiri Uganda bura nayo yatakaje abakinnyi benshi yasubiye inyuma cyane ku bakinnyi ntabwo igifite abakinnyi babeza abakinira amaklebe meza cyane
hari icyo umutoza mwiza ashobora gukora mu gihugu nyine. So icyo rero ntekereza kuko ari umutoza twabonye bitatugoye cyane petetre utanahenze cyane, turamutse tutabonye undi mutoza wabaye konfirime nk'umutoza ukomeye, ntabwo twakongera gukora ikosa ryo gutera igiceri. Urabyumva ibyo ndi kuvuga? Niba nta wundi mutoza mwiza cyane tuzi ko akomeye twakwafodinga mu bushobozi buhari, ntekereza ko uyu mutoza yakoze byose bishoboka byerekana ko ashobora kugira icyo atugezaho. Bashobora kumuha amasezerano. Yego. Ariko niba hari umutoza ukomeye babandi tuzi ko afata igihugu ba Sebastien Desabre batoza bafashe Eri Desaka yagira itangaza yari yabashe ba Grenetrol abo ba Grenetrol ba Paul Pitt abatoza bazwi. Niba dufite ubushobozi bwo kumubona bw'amafaranga, ndavuga ubushobozi bw'imari no kumupersuada akemera kuza mu gihugu nk'u Rwanda kidaheruka mu gikombe cya Afurika, nabyo nefo. Yego. Niba tubishoboye twarekura uyu urangije amasezerano akagenda tukamuzana. Ariko niba ari ukongera kujya kuzana amazina atazwi kwa kundi wumva ngo twagiye ngo mu Faransa ngo tuzanye umutoza watoje za academy ngo anyura muri club imwe yo muri Algeria birarangira, ibyo ntabwo nabirekomanda federation. Aragaragaza desire yuko bamuganirije byakunda yakongera amasezerano, nawe afite ubwoba bw'uko atazongererwa. Federation perezida aherutse kwivugira ko ibiganiro byatangiye. Yego. Ntimuyobyiwe nuko tutagiye mu gikombe cya Afurika, murebe ibyo yakoze muri detaye kuri detaye. Niba nta wundi mutoza mutekereza mu bushobozi mufite ukomeye w'igitangaza mwabona mu amasezerano, mumwongerera amafaranga, kuko bivugwa ko amafaranga yembwa atari ku rwego rw'umutoza w'ikipe y'igihugu. Yego. Urabyumva nk'u Rwanda kameme, u Rwanda ni igihugu cyahagazeho, pira uri gutera imbere n'ama prime yabonye ko yazamutse, nawe izo nyungu zigomba kumugeraho. Birinde nyine gukora ikosa ryo kwisubiza ahantu tuvuye. Rugangura amasegonda make. Kuri gatatu twongeye dusubire kuri rimwe cyangwa kuri 0 no. Mu masegonda make Coach Frank ntacyo dutwaye. Mutanze abatoza, mutanze ingero mu kanya n'amazina mugarutseho, aba batoza baje gutoza iyo ma equipe hari icyo basanga urambwira Kongo, kambwira Abagande ntacyo batatwaye mu batoya, ibintu byose barahushye, barabitwaye, amasekafa baratwaye, ibikombe byose barabitwaye. Mwavuze bahehe ni ibihugu bifite abakinnyi bakomeye bakina mu shampiyona y'u Burayi akomeye, ni ibihugu bifite development, bifite ama academy, bifite iterambere ry'umupira igeze. No kuvuga ngo rero abo batoza nubwo baza ntago bazaza, ntibazazana ibitariho. Ngewe ndahamya abo batoza bazamatsinga na karite, ndahamanya na Rugangura kudaha amasezerano Torsten Spittler twaba turindashima niyongererwa amasezerano.